se buriya nk'umupasiteri n'urugero ntashobora kugira urukundo rwo gukunda abakirisitu be kubera ko hejuru bamuhemba, akabakunda kubera ko ahembwa, ariko adafite urukundo rwo kumukunda nk'umuntu bazajyana mu ijoro. Uyu muganga ntakunze uyu murwayi kumutera imiti kubera ko ari akazi ahemberwa, ariko nta rundi rukundo ku ruhande rw'uko akunze umurwayi. Bivuge neza, uyu mupasiteri yego ukunda abakristo be arabakunda pe, ndetse abana nabo mu cyumba cy'amasengesho, ariko tageti ni ukugera ku ntego cyane gituriro. Ni intego, ni ukugera ku ntego. Paruwasi yanjye itegetswe kutajyamo umuhondo, duhore turi mu bara ryiza, turi mu bambere. Noneho akabana n'abakirisitu abereka urukundo, ariko hari ntagerekeho urukundo, ahubwo hari intego. Kuko niba ukunda abakristo umenya impamvu ahubwo batagera ku ntego, ariko nta kibi ubifuza, nta kintu cyo gukama cyane. Kuko niyo ukamye cyane, inyana intama agatama gato nikonka nigakura mu mukondo. Ibintu byo kongeraho aka kantu ko kongeraho siko umva uko Bibiliya yavuze. Yego, yavuze ati mwebwe, ngiye kureba ikintu Petero yavuze ati mwebwe mubanze mwubake fondasiyo yitwa ukwizera, nimumara kubaka ukwizera muri mwe ndababwira ngo ugenda mwongeraho. Aleluya, amen, mwubake ukwizera muri mwe. Nushaka ube ukijijwe ejo uri umunyagice ariko ufite ukwizera, nushake ube ukennye ariko wizeye, ube urepeta wizeye. Hanyuma muri uku kwizera ndashaka kukubwira ibintu wongeraho. Mana ishimwe cyane. Numara kugira fondasiyo y'ukwizera, dore ikintu ugiye kongeraho, wongereho ingeso nziza. Nagukunze biragaragara, ariko nta rukundo ngira. Nagukunze ntagira urukundo. Ubwo arigiye mama rero yakunze ibyo afite ntiyakunze ge nkana katubire ko twabisanisha twumvisha. Mbabarira abantu bambwirira iki kintu babitandukanye. Umuntu yigeze kumbwira ati manwe, nibyo koko pe, ibi bintu wabikoze, ariko uzi, ambwira mu Cyongereza, kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda, uramanza urukundo ufite ukarwiha. Yego, wamara kurwiha urwo uwihaye ntacyo uhinduye, ukarukunda mugenzi wawe. Yego, ukarugumana. None njyewe nafashe kamera ndaza ndakurikodinze, ndaprodinze iwawe, njyewe nta biganiro mfite, nta n'amafaranga urama. Urumva nagukunze, ariko uruguru rukundo akenshi cyane ruzagira imbogamizi. Amahoro y'Imana, umugisha w'Imana, gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese mukurikirana Eva Mama Lionel. Aha uhingukiye ni kuri Eva Mama Lionel. Imana imuguhumugisha kandi kwishimire. Mvuze Eva Mama Lionel, mbamvuze ubuzima, mbamvuze ubugingo, mbamvuze iterambere, mbamvuze kumenya, mbamvuze gusobanukirwa, kandi mbamvuze abantu bigirira icyizere na confidence. Uraho neza Mama Lionel? Ndashimira Imana. Amahoro y'Imana bane namwe kandi muyahorane. Yego. Egome, umaze iminsi Burundi. Umaze iminsi uduha ibiganiro na video z'i Burundi. Ego cyane. I Burundi nakaye gasha mutuzaniye? Agashya ko mu buryo bw'umwuka se? Nushaka utubwire nako kuri Nyirangarama manje. Oya gashya jewe mvanyeyo. Nukongera kwiyongeramo imbaraga ubutwari ukurikije ibintu Imana inkoreshejeyo. Ariko je sindatahura n'impamvu ngena mu bindi bihugu hakabaho gukoreshwa cyane birenze. Nukubera ko abantu baba banyemera cyane, amavuta yanjye baba bayemera, nukubera ko Imana ibimpaye imbaraga zijyanye naho ngeze, nukubera nakanze mbe nkora ubushakashatsi muri iyi minsi. Gusa hararyo Kondi najya so areka nkagufasha. Mu rwego rw'ubunajya bwawe mfasha kumenya impamvu Imana inkoresha ibintu bikaze. Kandi n'abantu bazana bikubwira pe. Ye mubona jyu, ariko ni bwa bunajya bwiza, hari abantu bigira inajya mbi.
mu by'ukuri iyo imana igutumye inaguha n'ibikoresho byose. yego. icya kabiri, iyo icyo usabwa gukora kiri aho nawe ugomba kugikorera, ibintu birikora bigenda neza. ni ukuvuga ngo rero hari n'ikindi gihe, noneho rero hari n'igihe usanga abategereje ibyo bategereje bari aho bari, nawe wagombye kuba ubibaha. wowe ugasanga rero akenshi cyane twebwe twumvise kwa Gitwaza, twumva muri ADEPR, twumva mu Gatolika, twumva kwa Masasu, twumva mama Leonirese atuzaniye iki, noneho twe ukanatubwiriza bimeze nka wa munsi wigeze kujya kubwiriza ukavumbura umuntu uri kukurondoza umubiri avuga ati ariko si bibiri gukoreshwa n'Imana cyangwa ni Satani. ukibaza umugani w'Imana Yesu nawe yigeze kuvuga, aravuga ngo mbese ngo ubwami bwakwisenyera. yego. ubwami bwisenyeye rero sindabubona. rero mu by'ukuri Imana igukoresha kubera yuko hari ijambo rya mbere ni ukuba bemera amavuta yawe. ijambo rya kabiri ni ukuba uri aho amavuta yawe akenewe gukorera. icya gatatu buriya kugira ngo bemere amavuta yawe hari ibyo Imana igomba guherekeranya ijambo ugiye kubabwira. buriya ntabwo akenshi cyane ntabwo guhanura cyangwa se gukiza impano z'Imana, ariko reka tuzaganire ku mpano z'Imana uburyo ki zikoramo. impano z'Imana zikora igihe abarwayi bari aho uri. ifite impano yo gukiza indwara. iyi mpano yo gukiza indwara iyo itakoze nta barwayi baba baje. hari igihe abantu bibwira bati none se ko atubwira ko afite impano yo gukiza indwara akaba atakijije indwara, none se urakiza indwara ntazihari mu iteraniro. ikindi, impano yo kwirukana abadayimoni iboneka kubera ko mu iteraniro harimo abadayimoni bateyemo. cyangwa se Yesu hari aho yageze yemeje umukecuru, hari n'aho yageze yirukana abadayimoni. bajya mu ngurube zimwe zari ziri muri ako gace, arabakinagije kweri, birukankira mu nyanja. hari n'aho yageze ateranya akaboko ari kanyunyuza. ni ukuvuga ngo impano ikora aho ikikora n'uwo irimo bahahuriye ku kibuga kimwe. akandi kantu urakoze cyane mpise mbyumva, akandi kantu k'umwihariko nabonye ku Barundi n'abarundikazi, iyo babonye umukozi w'Imana bamera nk'abagize Imana, bamera nk'aho Imana ije gukora ibintu bikomeye. bubaha amavuta y'abakozi b'Imana, akamenyero bagira ko kumenyera ngo pongo n'ubushize yaje. uba ubona bameze nk'aho igisubizo cyabo aho kibitse habonetse. kandi niyo wamwaturaho ijambo rimwe gusa, aba basirivuga niyo urivuze ari ukwiganirira, bumva ko ari Imana irivuze kuko rinyuze mu kanwa k'umukozi w'Imana. kandi basubizwa vuba kubera kwizera ko Uwiteka aboherereje umuntu no gufata abakozi neza b'Imana. icyo kintu ndakibakundira. bafite uburyo bakuryamisha neza, bakakugaburira indya nziza, bakakubaha. hariho umunsi nifunguriye imodoka barababara, barambwira ngo rwose sinzongere. kandi hari igihe ujya kubona ahandi n'ufite imodoka yagutumiye arakubwira ati nugera kuri moto umpe umumotari muyobore. yego. aya makuru ibyo ndabizi bimbaho kenshi. hakaba n'igihe umubwira uti aho ndi imvura iri kugwa nugamye ahantu, ntacyo reka tube dushyiraho amakorari nihita uraza, kandi baparitse amamodoka hariya. abo bantu ni na gake cyane ariko bibi bisakwa nk'ibyiza, biba binajekeje. abo bantu ni gake cyane n'amavuta akora, ni gake cyane n'ibihe biza. erega bajye bamenya ko turi abantu. uzi kuza moto iguhondagura watose n'imvura ugasanga abantu uje kubwiriza
parikingi y'imodoka babanye nto kandi wakwinjira karibu mutumishi wa bwana iyo ni imitwe ntituramenya uko tubyita ariko nta kundi ariko abarundi Imana ibaha umugisha cyane turabashimiye ko ari abantu b'Imana bakunda abantu b'Imana thank you so much you're welcome mana yanjye biri kuza biri kugenda biza yes reka mfuke kubera ko ibyo kurya ni iby'abana mama Lionel umunsi rero reka manze nsuhuza abantu bari burengerazuba iburasirazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali na gatandatu y'abadiaspora abantu mwakoze subscribe hano kuri mama Lionel umuryango mugari cyane reka mbivuge ngo mugari cyane w'ibihumbi 450 mama Lionel wanyibutsa na 150 bangahe hafa haze rero ako kantu ndakango hafa ni hafa aba ibihumbi 450 ndabashimira cyane subscribe zanyu ndabashimiye kandi abantu bakoze subscribe bakomera amashyi muri abantu banjye rwose mwakire no ku macesi ku bantu bayakunda rwose n'abandi bakunda zikonke koraho n'abantu bakunda big up turazibaha na twa turi ariko ni big up nabo akira abakoze subscribe muri nkuba rwose icyo tubimye ni tuno tubiri kuko tuvuga amahembe yo kwa Satani cyangwa amahembe ko njya mbona abana benshi bifotoza bameze gutya se na gutya bitandukanye byose ni kimwe ko mbona abantu benshi bifotoza ariko nyine amahembe abiri na ya Satani ngo ni peace ngo ni amahoro niko ajye bambwiye ni umuhanuzi w'ikinyoma nawe uzabisabe muri Bibiliya ejo nzabireba ikindi ntuza nureba ibisobanuro bya ukuntu Satani abameze gutya ni uduhembe tubiri reka tumureke Satani njya numva n'abavangwa hari na Satani Satani okay reka uyu munsi wa none rero ndifuza ko tuzamuka mu ijambo rivuga ngo kwizera tukongereho warinsomera ariko ikimenyetso cyo kongeraho urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza ku 8 ntacyo bitwaye haravuze ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose kwizera mukongeraho ingeso nziza muzongereho kumenya mukongeraho kwirinda mukongeraho kwihangana mukongeraho kubaha Imana mukongeraho gukunda bene data mukongeraho urukundo mbega gukunda urukundo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo ariko nibiba muri mwe imbere muri mwe byose bikabagwiriramo nta na kamwe kabuzemo Pawulo yongera arandika ati ntimuzi ko muri insengero z'umwuka w'Imana uba muri mwe yego muri mwe yego komeza bizatuma mutaba abanyabute mbega mutaba abanebwe cyangwa ingumba mu byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo kurekera ndafashishwe mbere yo gufashwa rero ihangane ho gakeye tugende rero tujye kongeraho hari abandi bantu bongeyeho ku nzara bongeyeho izindi niho mpereye kubera ko buriya nizo zijya zincumuza aka kantu no kubanza ari ukuri umupene aka kantu ko kongeraho hari n'abandi bari bafite umusatsi bawongeramo uwundi hari abantu bari bafite n'amaso bongeraho ayandi biriya bitsike bongeraho ibindi aka kantu ko kongera mbese bo ntibafashije ijambo ngo ari ryo bonye ahubwo bakoze imverise yaryo babongera bagenda bongera bakongeraho ikindi aho noneho muri iyi minsi cyo kiraduhitana ngo bifite n'isoko abantu bacuruzi babyo barandahiye ngo nibyo bintu biri gutuma icya 10 kiri kwiyongera no mu rusengero yego ngo biri kubungura cyane mu minsi yo kutanyurwa abantu bamenye icyo bacuruza mu minsi yo kutanyurwa abantu bamenye icyo bacuruza abacuruzi bamenye ibyo bacuruza kwa kantu nako ari ak'ubwenge ndagira nte mu minsi yo kutanyurwa kw'abantu babona ibyo bacuruza no mu minsi y'intege nke abacuruzi bamenye ibyo bacuruza kuko bavuze ko muri covid aribwo burari rwayinjije amafaranga menshi ku nzoga kandi turi muri guma erega icyo kintu nawe ukivuga erega buriya
ni ukuvuga ngo hari ukuntu abantu bagendaga bagakonsoma bikeya kubera ko bagiye banahugiye mu bindi, ariko noneho umutima wari uri hamwe gusa mu rugo. Ikindi abantu bari kuvuga bati n'ubundi narakoze icyaha, n'ubundi nta pasiteri ndi kubona, kambikorere kihe, reka nongereho nongere ni akantu ko kongeraho nyine bigwa mu kongeraho. Imana bahaye cya hafi bongeraho na Nyamirambo. Babonye Nyamirambo ibaye nkeya bongeraho Gitega ibaye nkeya, Kimisagara ibaye nkeya, Gashyushya ibaye nkeya, Nyamabuye ibaye nkeya, bongeraho na Jari ibaye nkeya, bongera, mbese bagiye bongeraho barongera. Aka kantu ko kongeraho umwuka wera ari kukabarega ko Bibiliya tugaragarije ibintu dukwiye kongeraho. Yego, ibi bintu muri kongeraho kandi Bibiliya arabwiye ibyo mwongeraho. Dore ikintu cyambabaje natekereje no kuri uriya muhungu musaza wanjye yitwa Dawidi. Yagize gutya abona ikibero cya Mukawuriya yibereye muri etaje aramusambanya. Afite abagore benshi. Afata nako gatamatama agashyira mu gituza cye. Arega kira nta nubwo cyari ikibazo mu Mariyone. Ahubwo ko yongeyeho. Ubundi hari ibintu ubona ntacyo byari bitwaye nubwo nabyo atari sawa, ariko ibi wongeyeho nibyo bibaye ikibazo. Arangije Dawidi yongeraho akantu kameze gutya nko gushaka kwica iperereza, atumiza Uriya ati umunsi uryame wawe ndumva ngo uhaye poromosiyo. Iperereza ryanze, dore ikintu yongeyeho kibabaje cyanababaje Imana, ahita amwohereza ku rugamba hari bwicwe. Aka kantu yongeyeho katumye uyu mugabo Uriya hasiga ubuzima. Utu tuntu muri kongeraho nitwo tubi. Ibi bintu muri kongeraho nibyo bibi. Hanyuma ikindi kintu cyambabaje, turi ku kintu abantu bari kongeraho. Yego, ibintu muri kongeraho nibyo bintu bibabaje Imana. Yego, ubundi icyo cyaha wari wakoze cyo gusambana, yego, nubwo atari cyo, ariko igaruriro ryacyo byoroheraga umutambyi ku kwezi. Ariko noneho wongeyeho yuko anaza no mu rugo ngo ajye gukora iby'Imana yababujije. Ubyongeyeho nk'umuntu ufite ububasha bwo gutegeka. Icyo wakoze ni kibi, ntibikunyuze, ariko icyo ukoze nicyo kibi cyane cyo kuza kuririmbana iki cyaha. Kuki wasambanya ariko aka kantu wongeyeho ko kuza kuririmbana iki cyaha, ukaza no ku ntebe ya mbere, ukaza kuririmbana iki cyaha, ukaza gukoresha ibishoboka byose, ukahimba n'amakorasi. Aka kantu muri kongeraho niko gatumye. Reka mbabwire kandi Satani kuko yari asanzwe ari umuririmbyi, izi mpano nazitangira nimvuga ngo azitangira ubusa. Niyo mpamvu akenshi uzumva korari azitera inkunga. Noneho korari uzumva yaririmbye, mu kuririmba kwayo wumva abantu barashyushye, wuzura umwuka wera, kandi n'indi yahogoje, ariko nta bihe bihari. Ahubwo abafana nibo bavugije induru, ariko abanyamwuka twasesema. Meze nka ka kantu wa muntu ajya anywa kakakonoke. Urumva uyu muririmbyi ihogoza ry'abafana bamufashije gukoma amashyi no kuvuvuza vuruvuzera. Yego, ariko abanyamwuka bo nta kintu bari kumvamo, ahubwo bo bagize akantu kameze nk'isesemi y'umwuka. Yego, kuko aka kantu Imana irakagira ko isesemi yigeze kuvuga ngo ntukonje ntubize ngiye kukuruka. Izi nyongera mwazanyeho. Yego, hejuru y'ibyo mukora ibintu muri kongeraho nibyo bitameshe. Wari wumva umwigisha wigisha ijambo ry'Imana ukumva pe ari mu mavuta yo gutuma, ariko ukumva akoze akantu ko kongeraho ibye. Yongeyeho ibye. Nasengeye umuntu nabwiye umuntu ibi bintu yongeye. Umuhanuzi agahanura pe kumva ubuhanuzi buravayo. Imana yari kubabariye uhanuye uri umunyabyaha kwa kundi hagara ku bitugu by'abapfa kavuga. Yego, yari kubabariye kuba umuyoboro n'ubundi tiyo igeza amazi ahagera yahagera asa nabi, abashinzwe kwirinda amazi asa nabi bakanyuza muri filitiri
kugira ngo atabica bitewe n'aho yaturutse. Ariko aka kantu wongeyeho ko guhanura ibyo utatumwe, aka kantu ko kongeraho niko yewe nshaka ko twihana, kuko twabonye bibiri ibintu dusaba kongeraho. Siko n'umukobwa byari ikinyendaro cyari icyaha ubwacyo, ariko aka kantu yongeyeho ko kujya kumuta niko kabi cyane. Wari wabona umukobwa asama inda ni icyaha, ariko aka kantu yongeyeho ko gukuramo inonda, aka kantu kongeraho ko kongeraho ibi bintu mwongeyeho, ugasanga umuntu afite imisatsi iragenda ikagwa hepfo iriya mu ntege, yagiye yongeraho asudira mu mbabare sindwanya ibyo bintu ariko ndanabirwanya. Ukabona agiye yongeraho ibisaro yongeyeho. Wari wabona umuntu wapfumuye amatwi, tuzi ko bapfumura amatwi ubundi, ariko ukabona hari ibintu yongeyeho byamugizemo ku zuru, kwitama, mu mukondo, ibintu byo kongeraho. Aka kantu ko kongeraho siko umva uko Bibiliya yavuze. Yego, yavuze ati mwebwe ngiye kureba ikintu. Petero yavuze ati mwebwe mubanze mwubake fondasiyo yitwa ukwizera, nimumara kubaka ukwizera muri mwe ndababwira ngo ngenda mwongeraho. Aleluya, amen, mwubake ukwizera muri mwe. Nushaka ube ukijijwe ejo uri umunyagice ariko ufite ukwizera, nushake ube ukennye ariko wizeye, ube urepeta wizeye. Hanyuma muri uku kwizera ndashaka kukubwira ibintu wongeraho. Mana ishimwe cyane. Numara kugira fondasiyo y'ukwizera, dore ikintu ugiye kongeraho, wongereho ingeso nziza. Twagiye mu kongeraho, wongereho ingeso nziza. Nutambuka n'ahantu bavuge bati uno muntu ni umunyangeso nziza pe, ako kantu kongereho k'ingeso nziza. Hanyuma numara gushyira ako kantu ka kabiri ukongeye ku kambere k'ingeso nziza, uzongeye kukwizera, dore nkubwira aka gatatu wongereho kumenya. Kuko nugira kumenya, nta muntu uzagushuka, nta uzakubwira ngo Yesu ari hariya, ngo wanjye ni wo muzima, ngo wacu ni ho heza, ngo Yesu ngo ageze hariya, ngo deliverance ngo ikorwa itya, ngo ngwino ngo ukureho icyaha nkoresheje izi mbaraga z'ikindi cyaha. Ongeraho kumenya. Numara kumenya, umva icya kane yavuze cyo kongeraho. Ese ugira ngo nitugeze no ku musozo, ntabwo dutinda ubwo turi busenge. Icya kane wongeraho kwirinda. Ongera akantu ko kwirinda. Aka kantu ko kwirinda rero, kwirinda biruta kwivuza. Kwirinda, reka mbabwire, nanjye gutanga urugero mu cyaha ariko reka nkireke. Kwirinda, urumva bazanye inkingo za covid, abantu benshi bamwe bazi ko abantu twikingije covid ngo nta joro tuzajyamo, ngo antikristo yaratwinjiye. Hari no mu mama umwe wambaje ati mama Rone ati nawe waratinyutse kingiza urukingo, witeza biriya bidayimoni. Ndabwira nti nta bidayimoni niteje urukingo, kandi urukingo mfite rwasanzemo n'izindi nkingo. Izo mama nkingije ni nyinshi, kandi byose bihura n'urukingo Kristo ruri muri twe rw'amaraso ya Yesu rwa nzabarinda muba amahoro masa. Ziriya nkingo barazizanye zimeze nko kwirinda. Aho bazizane, aho bazidutereye, covid yaragabanutse. Aho zituruka nibyo zikozemo n'iki ntabwo mbizi, sinari mpari cyo nzi cyo nuko nakingiwe covid, kandi aho bazidukingiriye covid yaragabanutse n'ingendo zirakomeza. Twari twaraheze mu nzu, ariko twavuye mu nzu turabishimira Imana. Kwikingiza covid bivuze kwirinda covid. Uyu mukristo utirinda arapfa, mukristo utirinda aragwa, mukristo utirinda arasambana, mukristo utirinda agendera mu biyobyabwenge, mukristo utirinda aragwa. Kwirinda ni ikintu ugomba kongeraho cya kane kuri ibi bintu tuvuze. Kwirinda. Aleluya, amen. Kwirinda, dore icya gatanu ari cy'abarokore bo mu minsi y'imperuka babuze cyo kongeraho. Hirya yo kwirinda wongeraho kwihangana. Sifa kwa Bwana, amen. Kwihangana, Yakobo yaravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibintu byose bimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Kwihangana, umugore wabuze kwihangana asenya urugo.
kwihangana umugabo uze kwihangana turugo umukristo wabuze kwihangana ahora yirukanka mu madini kwihangana umwana wabuze kwihanganira ubuzima bw'iwabo ajya kuba muri geto cyangwa akajya kuba imbomo mu muhanda kwihangana ni intwaro umukristo akoresha akanesha. Haleluya. Kwihangana iyo ubikoresheje n'ibitero byose bije bituma utarwara izi ndwara kuko ufite ikintu cyitwa kwihangana. Haleluya. Dufite abantu babitubana nabo izo ncakura zikubwira ko zigukunda zagucukurira urwobo, birasaba kwiga kwihangana kugira ngo ubane nabo. Kwihangana, hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ihanganire igicuku utegereze igitondo, inkoko yabika itabika amaherezo buzacya. Undi araremba ngo ihangane ukorera Imana imbere yawe hari amakamba, ihangane ukorera Imana imbere yawe ari amakamba. Kwihangana byatumye bigeza ku itariki abahanuzi bicara kwa Sara baravuga bati undi mwaka nk'iki gihe muzaba mukikiye. Kwihangana umukristo wabuze kwihangana tumutwe. Icya gatandatu wakongeraho nicyo bita kubaha Imana. Imana ishimwe. Urumva yewe uyu munsi nashatse kugaragaza ibintu byitwa kongeraho kuko utu tuntu mwongeyeho muri kudupfa n'Imana. Ngiye naje kukubwira ibintu wakongeraho ntuserere n'Imana. Yego. Nduserera n'Imana kubera iki wakongeyeho ibikenewe. Aretse kongeraho ibintu bidakenewe. Ibintu bidakenewe muri kongeraho mwabiretse nkababwira ibintu bikenewe mugiye kongeraho ubundi mukabona ibyo bintu byose mwifuza. Yego sera. Mwongereho kubaha Imana. Mwubaha Imana ku buryo n'umuntu akora bakavuga ati no mwana wo kwa runaka yubaha Imana pe. Kubaha Imana mu rwego n'umukoresha bavuga ati Imana ishimwe yamuha umukozi wubaha Imana. Kubaha Imana no mu ntambuka no mu muhanda yewe n'imbeba ziri wawe mu nzu zige zidegembya zivuge ziti kuba mu rugo rw'abarokore ntako bisa siko batatwica tubarira umuceri. Donc wubaha Imana mu rwego mu rwego bimenyekana. Yego. Genza umuntu ukijijwe mu rwego atakwica imbeba n'umupapa ati ni icyaha kwica Mariyone. Ariko uratinyuka ukavuga ko wateza imbeba akaremwa k'Imana. Ati Imana ikubabarire. Ariko Mariyoneri ikintu Imana yaremye ukakica. Ibyo bintu uwo musaza avuga binatuma n'umuntu arama. Ati n'imbeba ukica. Ese ubu ntabwo wakwica inkoko ngo uyirye ahita aceceka. Irya nko kurya zirya nyamurya haba habanje urupfu. Ahita aceceka. Nagiye kubona mbona abayobe muri Covid bayobeye nyine mu idini ntabwo ari muri Yesu. Wamusuza ko kwanditseho ko ari gusuza gutya. Wamusuza gutya ati mu izina rya Yesu amadayimoni b'amacesi kwacinara Yesu. None se ko ari abadayimoni ukabambaye n'agapfukamunwa ko nta Petero nta Matayo ku rwego rwo gukiranuka kugira ngo uruzagire Siyoni n'agapfukamunwa agakuye. Haboneka rero n'undi muntu uvuga ati Bibiliya yaranabivuga ko kwambara agapfukamunwa ari icyaha ntako tuzambara. Urumva aka kantu bongeyeho niko kabi. Ariko Imana iri kuvuga ngo mwebwe kwihangana mwongereho kubaha Imana. Ubaha Imana mu rwego nimbe biri muri parafu imenya ko aba bantu urugo ruri muri abantu baba muri urugo muri iyi nzu. Shaka yumva isengesho rya mu gitondo, yumva ugiye kuryama, yumva ugiye kurya. Ku buryo itinya no kujya kukurira imyenda. Ku buryo imbe bivuga uti muribuka imihini twahunze hari abatwica. Tukizira muri uru rugo. Mbega ubaha Imana mu rwego n'akanyamaswa kari wawe kamenya ko wubaha Imana. Ejo bundi fungura igikorwa cyo kugaburira abana bafite ibiro bike. Nagiye ko mbona inyoni nyinshi z'intashya bari kwegereza kujya mu muhondo. Mbona inyoni nyinshi z'intashya ziraje zinyuzuye hejuru zirasakuje. Abayobozi bari bahari kuko nafunguye iki gikorwa abayobozi bahari. Ubwoba buranyica iberwa ibibaye. Umuyobozi ahita avuga ati ni umugisha ati kandi izi nyoni z'intashya ziba ahantu haba amahoro.
ntizishobora kuza mu rugo rutarimo amahoro, urugo rutubaha Imana, zikunda abantu bubaha Imana. Okay, nako ndakamenya. Hanyuma umva icya karindwi, wongera kukubaha Imana, wongeraho gukunda bene data. Ongeraho ako kantu ariko wari wabana n'abantu mu rusengero ariko batagukunda. Ibi bintu abantu badukurikiye barabizi, barabyemera ko bishoboka. Ukabana n'umuntu mu rusengero mukaryana, mugasengana murya igaburo, mugasengana murepetana, mugasengana mudiakonana, mugasengana mwese munavuga ubutumwa ariko mudakundana. Se Mama Lionel, si binibi Mama Lionel kamuza kabaze kamwe. None byashoboka yuko abantu barya umubiri wa Kristo, umubiri wa Kristo ubundi icyo nzi, icyo usibye n'icyo nzi, kuko icyo nawigishijweho nuko gusangira Yesu ngo bakirya, kuko bari bahuje umutima, ngo yenda umutsima arawumanyagura, ngo uyu ni umubiri. Nuvuga ngo ni ikintu kiguhuza na mugenzi wawe, ni ikintu kikomatanya, ni nko kubandwa kw'abakurambere bacu ba kera. Kuwo mwanywanya amaraso utamena amaraso ye, buretse kabutinde na kahabutaka, ko rimwe na rimwe nsanga uyu muntu aba ari n'inkunguzi, utinyuka akarya igaburo asangira n'umuntu batumvikana. Kandi yaravuze wa undi yaranditse ati nusanga hari icyatuma iryo turo ryawe rikubera umuvumo, risigaho imbere irisigaho ubanze maze umuntu uzirushyiremo. None wese ni turo noneho gusa, ahubwo ni ikiruta amaturo mugiye gusangira kugira ngo mube umwe. Nuvuga ngo niba wanga umuntu na umugasangira umubiri wa Kristo, already nawe ubwawe uriyanga. Ariko na Bibiliya iravuga ngo upfa kurirya gusa ararwaragura, na mpamvu none barwaye bamugaye bakiri bato. Rero kagira inama abahanuzi muhanura mugasenga, mwe mwirwa mugira ako kantu mwongera mutera kirubiti muri gusengera abantu bose uko mubonye mugapfa gusenya. Niyo mpamvu akenshi cyane namwe abahanuzi hari ubuzima mbabonamo, nanjye nibonaho. Hari n'inyatsi babakuriyemo, ugasanga wavanye wirukanye abantu inyatsi ni wowe yifite, wirukanye abantu imyaku ni wowe wayisigaranye, wirukanye abantu indwara ni wowe wazisigaranye. Kandi burya abahanuzi hari ikintu batamenya, ntabamenya ko nabo bakenera deliverance. Ibyo se barabizi? Nta makuru bafite. Amakuru barayimenya, nabo baba bakeneye kugira umunsi wo kwicara bakatura intege nke zabo. Sunda abahanuzi baturira abandi, baturira Imana kuko niyo boss wabo. Hanyuma se kuki batagira igihe cyo kwicara nabo ngo bikorere deliverance? Kuko abatambyi, Bibiliya ivuga yuko umutambyi yaturira umutambyi mugenzi we, bakongera bagasiganamo amavuta mu mutwe. Reka twikomereze ibyo gukunda bene data. Icyo akantu ko kongeraho gukunda bene data. Ibyo bindi mwongeyeho sinzi inkomoko yabyo. None ikintu cyantangaje, ikintu cya 8 kiravuga ngo gukunda bene data mu byongereho urukundo. Si ibi bintu bimeze bite? Nyine nukunda mwene so, hari gihe wakunda mukunda ufite urukundo. Mama Lionel nyumva. Nuko nk'uyu munsi nkaba ndi hano, abantu babimenye, nkaba ndi hano, nge ntagiye gufata ibiganiro bya Zamara Ministries, ngata umugore umeze kwa kundi, nkaza hano nta kintu urampangira. Nukuri nagukunze biragaragara, ariko nta rukundo ngira. Nagukunze ntagira urukundo. Ubwo arigiye Mama Lionel yakunze ibyo afite ntiyakunzege, nkana katubire ko twabisanisha twumvisha. Mbabarira abantu bambwirira iki kintu babitandukanye. Umuntu yigeze kumbwira ati manwe, nibyo koko pe, ibi bintu wabikoze, ariko uzi ambwira mu Cyongereza, kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda, uramanza urukundo ufite ukarwiha. Yego. Wamara kurwiha
urwo uwihaye ntacyo uhinduye ukarukunda mugenzi wawe, yego, ukarugumana. None njyewe nafashe kamera ndaza ndarikodinze ndaporodinze iwawe, njyewe nta biganiro mfite, nta n'amafaranga urama, urumva nagukunze, ariko urwo rukundo akenshi cyane ruzagira imbogamizi ejo hazaza. Gute? Kuko ejo hazaza nzibuka yuko icyatumye ngewe kuri cano yanjye itazamuka ari uko nari ndi mu byawe, hatari naguye, hatari rwa rukundo rujemo iki, inzitizi izitira umugisha w'Imana. yego, you catch me very well, uri kunyumva neza, n'abantu bari kunkurikirana neza, bari kunyumva neza. None rero mama Lionel, wambaza uti aho kantu ukitwa ngo urukundo, ngo ukunde bagenzi bawe nkuko wikunda, ngo noneho ngo numara ngo niko ngongereho n'urukundo. Nuvuga ngo ibyo nagukoreye koko nze kubigukorera, nanjye ibyo nikoreye nze kubigukorera, kandi n'ubundi nongeremo urukundo. Sima n'ubundi dore rero dore icyo kintu noneho ariho baraza kugisobanukirwa. Rero hari umuntu wikunda agakunda na mugenzi we ariko nta rukundo, ntagire ko urukundo. Bigenda bite iyo byagenze gutyo? nta gaciro kwa rwa rukundo kabamo. Urugero, mama Lionel nibyo birahita byumvikana. Mama Lionel hari umuntu wagukunze, nawe uramukunda, muhana urukundo, ariko kuko muri icyo gihe mama Lionel wari umeze gutya, kuko nta rukundo rwongeyeho, ugasanga umuntu ari kugenda avuga ati mama Lionel kuri umureba, ati yewe ati cyo kora da yaguhanura yagira gutata, ari kumva nkubwire ati ntuzarenga. yego, nta rukundo yashizeho, kuko agiye kwiyambika ubusa. Yaragukunze nawe uramukunda, ariko ntiyongeraho urukundo. Impamvu atongera urukundo nibyo agiye kugereka kuri rwa rukundo mwakundanye, bitari byiza, bishobora kugusenya. Ariko nusanga ngo mwene so nasonza umugaburire, umuntu uza nasonza gutyo, kandi niba nge ngukunda, nukuvuga ngo nge umugore wanjye iyo ndi kumuvuga nabi, ntabwo nge bari kuvuga umugore wanjye, oya mba ndi kuvuga umugore wanjye nongeyeho nanjye. Ko niba mvuga ngo umugore wanjye ngo gutya na gutya, already ndi kumuvuga, ariko ni ngewe, kuko already twabaye umwe. Iyo umuntu ukunze mugenzi wawe muba mubaye umwe. Iyo umugambane niyo we yakora ikosa ntuhangukiye, ahubwo uhangukiye kumusengera. Iyo umusengera rero ni rwa rukundo wongeyeho. Mama Lionel ntangiye kubyumva. Ese buriya nk'umupasiteri n'urugero ntashobora kugira urukundo rwo gukunda abakirisitu be kubera ko hejuru bamuhemba, akabakunda kubera ko ahembwa, ariko adafite urukundo rwo kumukunda nk'umuntu bazajyana mu ijoro. Uyu muganga ntakunze uyu murwayi kumutera imiti kubera ko ari akazi ahemberwa, ariko nta rundi rukundo ku ruhande rw'uko akunze umurwayi. bivuge neza. Uyu mupasiteri yego ukunda abakristo be arabakunda pe, ndetse abana nabo mu cyumba cy'amasengesho, ariko tageti ni ukugera ku ntego cyane. Gituriro ni intego, ni ukugera ku ntego. Paruwasi yanjye itegetswe kutajyamo umuhondo, duhore turi mu bara ryiza, turi mu bambere. Noneho akabana n'abakirisitu abereka urukundo, ariko hari ntagerekeho urukundo, ahubwo hari intego. Kuko niba ukunda abakristo umenya impamvu ahubwo batagera ku ntego, ariko nta kibi ubifuza, nta kintu cyo gukama cyane. Kuko niyo ukamye cyane, inyana agatama gato nikonka, nigakura uragacura. Noneho uri kubwira abantu uti, ugafata ba bandi bagombye kujyana abana ku ishuri, uti mugerageze tugere ku ubana nabo mu cyumba cy'amasengesho, twese imihigo ya paruwasi. Nimushaka abana banyu bagumye bicare mu rugo. Icyo gihe urabakunda, nibyo koko urabakunda kubera ko batambira ibitambo, ariko nta rukundo wongeraho. Ariko dore umuntu rero, dore umupasiteri ukunda abantu, ufite urukundo, ukunda abantu be, akagerekaho n'urukundo akarwongeraho. Niyo umupasiteri wicara akababwira ati rero inshuti zanjye,
kanaka azajyana umwana ku ishuri. Kandi murabona mu cyumba cy'amasengesho ntabwo wigeze asiba hano. Mureke dushire igiturisho umwana ajye ku ishuri, ntazabure ku ishuri, kugira ngo umwuka we utagabanyuka. Kabiri, niwo mupasiteri ubona hari ikintu gikenewe mu bakristo, yenda hari nk'ikintu, hari nk'imbuto ikenewe kugira ngo ibibwe hazasarurwa, akavuga ati rero mureke dushire hamwe, mureke dufate korari runaka muzajye guhinga hariya, korari runaka namwe muzabe mwagiye guhinga hariya, kugira ngo uyu muntu kuko tumubona afite umwuka w'Imana, ejo adatekereza yuko impamvu atejeje ari uko yari ari mu cyumba cy'amasengesho bikamubera umuvumo, kuko ibyo mukora mwiganyira ntabwo Imana ibyishimira. Noneho rero uyu mupasiteri akavuga ati rero hari Mama Lionel ni igifaru mu kubwiriza no guhanura, mureke tumenye uko abana be bameze. Ese abana be barishyuriwe? Ese Mama Lionel ko agiye kuva hariya iwe tukaba turi ku rusengero dufite imodoka ziparitse 50, ese ahari nubwo afite itike biramunejeje ko asanga imodoka ziparitse kandi aje ku kamoto? Ari byandi wahoze uri kuvuga. Umupasiteri ufite ugukunda akaba nagerekaho n'urukundo akanarugerekaho, nuko abigenza. Ikindi akantu ka nyuma kugira ngo babyumve, ntabwo arambikaho umuntu ibiganza gusa. Mu by'ukuri icyo nashaka kuvuga, ntabwo umupasiteri arambika abantu ibiganza gusa, ahubwo anakora n'urukundo. Yego, urukundo bararukora ntibaruvuga. Niba umuntu aje kukubwira ati abana banjye ntabwo babuze amafaranga y'ishuri, ntapfukama ngo usengere, ahubwo ku cyumweru tuzashyiraho igiturisho turebe ko bajya ku ishuri. Udakora gutyo ni igisambo, nta n'urukundo agerageza kwereka, avuga urukundo ariko nta rukundo agira. Uyu muntu dukurikiye niyigira isomo rirakomeye ryo kongeraho, kuko nitureba aba bantu binjiye muri Bibiliya bakemera kongeraho ibyo Bibiliya isabwa, turaza gusanga nabo hari amahirwe bagize yuko Imana ibongereraho. Urugero Ezekiya, Imana amwongereho imyaka 15 kuko yagiye yongeraho ibi bintu muri we ngo bigwiriramo. Muri uku kugwiriramo, igihe cyo gupfa kwe mitasiyo yaje, ajya gusaba Imana ati Imana nakoze nongeraho, nanjye nyongerera. Yego, nakukoreye nongeraho, nanjye winyica nyongereraho. Nginyungu ibamo ku muntu ukorera Imana afite ibintu byiza wongeraho, nawe Imana igenda ikongerera. Wari wumva mu masengesho ukajya kumva umuhanuzi avuze ati umva ko Uwiteka avuze ko akongereye igihe cyo kubaho, uzapfa ushaje, akongereyeho. Uzi ko ugenda wongeraho ibyo Imana isabwa, wongeraho. Imana nayo igira ibintu igenda ikongeraho. Donc ukoresha ikimenyetso cyo kongeraho, nayo ikajya igenda yongeraho. Alleluia, amen, witarobe sana, haleluya. Ikavuga iti uyu muntu nkurikije ukuntu agenda yongeraho kwizera, agenda yongeraho ingeso nziza, yongeraho kumenya, yongeraho kwirinda, yongeraho kwihangana, yongeraho kunyubaha, yongeraho gukunda bene data, yongeraho urukundo. Nkurikije ukuntu ibintu akomeza kugenda bigwirirana muri we, nanjye ndi Uwiteka kukubaho kwe ndongeraho, imyaka yo kubaho ndongeraho, kunza afite ndongeraho, abana b'umugisha ndongeraho, ubwenge mu bana ndongeraho. Nukuri iyi Mana nayikoresha umugani uvuga ngo akebo nigeramo. Ndasoje. Akebo nigeramo yo twongeraho, Imana nayo twongerera. Nanjye ukuburanya kandi nise nibuka yuko yavuze ngo ko wagenje nawe ni kuzagenzwa. Nkunda bankunda. Abanshakana umwete bazambona, kandi n'abashaka Mama Lionel bazamubona. Nabo bazambona bitabagoye banyuze kuri iyo nimero ya telefone iri aho hejuru. Iri ari hasi. Ni hasi muri hasi no hejuru byose. Kuri 0788 0783. Yego 834 0783 834 0783 834 uhita usanga ibaruyeho Nyirabagenzi Alice. Ubundi amahoro n'imigisha bibe ku bantu bose barebye kino kiganiro. Bibagwiriremo no biravuze. Bibagwiremo kandi baba bafite kwizera, bakongera. Donc bagabanye kongera inyuma, bagabanye kongera intege nke, kongera ibidakenewe iby'Imana igaye, bongera ibyishimo. Mbese ntibubaka inzu y'inyuma, bubaka inzu y'imbere cyane, bongera iby'Imana ikeneye. Ubundi nayo bazayigaye nyuma
nayo izagenda ibongerera ibyo bayisaba. Aleluya, amen. izajya igenda ibongerera ibyo bakenewe, kandi biva hejuru bimanuka. Aleluya, ntabwo biva hasi, biva hejuru bimanuka cyangwa biva hasi bizamuka. ubundi wowe uva hejuru uzamuka mu bityo biva wowe Imana iguha ibintu bikuzamura ntiguha ibikumanura. Nzakuzamura nkwicazanye n'ibikomangoma. Yego, nta kumanuka kubamo, kubera iki nawe wazamuye icyubahiro cyayo, nawe wayizamuye, ubwo ikuzamuye cyanyara nawe ize nayo ikuzamure. ndafashijwe dusoje. Mbese muri make Imana uko ugenda ugira ishaka n'umwete byo kuzamura Imana, yego nayo niko igenda ikuzamura, murazamurana ariko ikakuzamurana cyane. iri hamwe abantu bamenye yuko burya iyo uzamuye uri hejuru yawe ukagerageza, niba ufite n'akazi ukagakora neza kugira ngo kampani itere imbere, uko uzamuye boss Imana ireba kuntu wazamuye. Ubundi uzamuye umuntu nawe ubuzamuka, ariko iyo mumanura muramanukana, kandi kugwa kwawe kuba nk'inzu yo kumusenyi, urameneka. Imana ibahe umugisha. Ndasoje. Shalom shalom. Shalom shayi.